Inshuti bavandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze, reka tuyishimire ukugira neza kwayo kwinshi. Ni Imana ikomeye, Imana itegerwa n'inkozi z'ibibi, ni Imana irinda, ni Imana nyamana. Reka rero Imana yacu tuyishimire kandi tuyihimbaze. Yabanye natwe iraturinda, none tugeze muri aka kanya. Reka rero twese abahumeka tugere tuti: Mana nziza idukunda, icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Reka rero nshuti bavandimwe, tuyihimbaze nyine, tuyishimire kandi twongere duce bugufi imbere yayo, kugira ngo aho tutagenze neza itubabarire. Nta gushidikanya, ni Imana y'ibambe n'imbabazi, ni Imana itinda kurakara kandi ikora mu gihe cyayo, ni Imana nyine. Reka rero mbaye ikaze muri iki cyigisho cya gatandatu, muri ibi byigisho byacu rusange twatangiye by'iki gihembwe cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi 2026. Ibyigisho bitubwira ngo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Umushyikirano tugirana n'Imana dukwiye gukura muri wo, gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Icyigisho cya gatandatu kiratubwira ngo intwari mu gusenga, intwari mu gusenga. Icyo kwibukwa kiboneka muri Zaburi y'116, murongo wa mbere n'uwa kabiri, ngo nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Haleluya! Nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingingo uyu munsi nifuje yuko turebera hamwe tunagezeho ni ingingo yo kuwa kane n'ingingo yo kuwa gatanu. Turareba ingingo ebyiri, ingingo yo kuwa kane n'ingingo yo kuwa gatanu. Ingingo yo kuwa kane iravuga ngo Mose umuyobozi wubahaga Imana. Mose umuhanuzi wubahaga iki? Wubahaga Imana. Reka dusenge. Turagushimye umwongera ubugingo bwacu, abana bawe tugiye kwiga ijambo ryawe. Aka kanya keza turagusabye ngo tuyobore, utugirire neza. Iri jambo ryawe tugiye kwiga, Data, ritureme, riduhindure, kandi uko ari ingingo ebyiri uturinde kugira ngo zidusige uko turi, ahubwo tuzikuremo impanuro n'impuguro bibasha kudufasha mu izina rya Yesu, amen. Ingingo ya mbere yo kuwa kane tugiye kwiga uyu munsi ya tariki ya gatandatu ni ingingo itubwira ngo Mose umuyobozi wubahaga Imana. Umwanditsi yatangiye atubwira ngo nubwo bigaragara ko Henoki yarafitanye n'Imana umushyikirano wa bugufi, dufite amakuru arushijeho kuba menshi ku bijyanye n'umushyikirano Mose yarafitanye n'Imana, ndetse dushobora no gusoma inkuru nyinshi z'ibiganiro Mose yagiye agirana nayo. Uko turushaho kugendana na Mose mu bihe by'imbaraga no mu bihe by'intege nke byaranze imibereho yoroheje y'uyu muyobozi, tubona kenshi ko umugabane umwe w'ingenzi mu buzima bwe ndetse n'ibanga ryo gutsinda kwe nk'umuyobozi wubahaga Imana kwari ukuganira n'Imana no kuguma mu mushyikirano yari afitanye nayo. Nshuti muvandimwe, kuguma mu mushyikirano umuntu afitanye n'Imana nk'uko uyu mukozi w'Imana yabigenje, ibyo biradufasha muri ubu buzima. Kuganira n'Imana no kuguma mu mushyikirano yari afitanye n'Imana, ibi byamubashishije gukora ibikomeye. Mose, haba mu bihe by'imbaraga, haba mu bihe by'intege nke byaranze imibereho ye, umugabane w'ingenzi w'ubuzima bwe cyane cyane n'ibanga ryo gutsinda kwe kwari ukugumana n'Imana muri ibyo bihe. None nshuti muvandimwe, iyo ucitse intege utentebutse ufite ibikubabaje, ugumana n'Imana, birakwiriye yuko mu bidutentebura byose
dukwiriye kugumana n'Imana. Igitabo cyo Kuva igice cya 33 uhereye ku murongo wa 15 hari amagambo twabwiwe. Baratubwiye ngo Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Kubera yuko Uwiteka yari yabahaye isezerano yuko azajyana nabo, ariko Mose yari yamwinginze aramubwira ati ubwo tuzahaguruka hano tuzajyane nawe. Haleluya! Ese nawe ujya wifuza kujyana n'Uwiteka mu mibereho yawe? Mose ati nutajyana natwe ntiwirushye udukure ino, tureke dupfire ino, kuko nitwijyana byadukomerera, ariko nitubana nawe hari ikizagenda. Ikizamenyekana yuko jye n'ubwoko bwanjye twakugiriyeho umugisha ni iki? Uwo ni umurongo wa 16. So kujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Haleluya! Kujyana n'Uwiteka bituma abantu batandukana n'amahanga yo mu isi. Maze Uwiteka aha Mose igisubizo. Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora. Haleluya! Uwiteka yemera kujyana nabo kuko uwangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Uwiteka yamenye izina rya Mose. Ese nshuti muvandimwe, izina ryanjye ni iryawe Uwiteka arayazi. Indirimbo yacu ivuga ngo mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami. Ese koko nanditswemo? Murongo wa 18 aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati wareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare. Haleluya! Nzaguhisha mu busate bw'igitare, nzagushyira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho. Haleluya! Uwiteka ajya aduhisha ati maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ho ntihaboneka. Haleluya! Icyampa icyo Uwiteka yatugeneye kumurebaho tukakimubonaho. Ibaze rero uko kuvugana n'Imana, noneho wibaze uko byari bimeze, maze ukumva ijwi ryayo mu buryo bweruye. Ni igitangaza kumva ukuntu Abisirayeli batashatse kuvugana n'Imana ubwabo, ahubwo bagasaba Mose ngo avugane nayo mu cyimbo cyabo. Ibuka Abisirayeli, Mose amaze kubabwira yuko bagomba kuvugana n'Uwiteka, bahinze imishyitsi. Biboneka mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 18 ngo abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi. Babibonye bahinda imishyitsi, bahagarara kure, babwira Mose bati bari wowe utubwira niho turi bwumve, ariko Imana yo kutubwira tudapfa. Haleluya! Ariko Mose abwira abantu ati nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza, no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha. Abantu bahagarara kure, Mose yigera hafi, umwijima w'icuraburindi Imana irimo. Abantu bagize ubwoba, nyamara Imana yari yariteguye Mose kuvugana nayo uhereye igihe yavuganiraga nawe mu gihuru cyaka umuriro kuri uwo musozi. Nubwo dusoma andi masengesho y'umwihariko ya Mose, tubona ko asa n'ukomeza kuba imbere y'Imana
ayisaba kubayobora ndetse akanasabira ubwoko yari ayoboye. Inshuro ebyiri Mose yasabiye abagize umuryango. Mbese byari byagenze bite ngo abasabire? Kandi byari kugenda bite iyo ataza gutera intambwe ngo azibe icyo cyuho? Ibuka igitabo cyo Kuva igice cya 32. Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Ngo Mose yagiye ku musozi aratinda. Ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose, umva nawe imvugo bakoresheje, basaga nkaho bafata Mose nk'undi, kuko wa wundi abantu bashaka kugoma n'izi mvugo bakoresha. Wa wundi umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi cyabaye. Maze Mose na Aroni nawe atabacyashye nk'umuyobozi, ati mukatura impeta z'izabo ziri mu matwi y'abagore banyu no kuy'abahungu banyu no kuy'abakobwa banyu muzinzanire, maze abakoreramo ikimasa cy'izahabu. Mbega kugwa k'umuyobozi, mbega kubura inshingano k'umuyobozi, mbega kuva mu nshingano. Ese nshuti muvandimwe, urabizi ko dufite inshingano yo guhana no gutesha? Nicyo wateorewe, nicyo kuba mu itorero ry'Imana bivuze, ngo uhane uteshe mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Dukwiriye kuba maso, tugahana tugatesha, nicyo kidukwiriye mu buzima bwacu. Mu gitabo cyo Kubara igice cya 12 tutari busome, tubona Uwiteka ateza Miriyamu ibibembe, ariko Mose aramusabira. Byari byagenze bite? Bari bateje itiku ku mugaragu w'Imana Mose. Ku murongo wa mbere w'iki gice batubwira ko Miriyamu na Aroni, tekereza nawe, Aroni murebe, banegura Mose, baneguye Mose. Umurongo wa kabiri baravuga bati, nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa. Aya magambo yumve neza yuze. Ni nkaho bavuze ngo, ariko kuki twatatuvugisha, kuki twatatuvugiramo? Nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa, twe ntatuvugiramo. Ariko ibyo bintu bari bari kunegura Mose, ngo Uwiteka arabyumva. Ariko ku murongo wa 3 wumva ikintu gikomeye. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. Ako nagira ngo kumve igitangaje mu buryo bwihariye cyerekeranye no gusabira Miriyamu imbabazi, nuko Mose ari we wagiriwe ishyari. Mose yagiriwe ishyari, baramunegura, ariko mu buryo bworoshye. Mose yashoboraga kureka Imana igaha Miriyamu na Aroni igihano cyari kibakwiriye. Aho kugenza atyo, yabaye umuntu wihutira ababarira mushiki we no kumusabira imbabazi ngo akire. Mbega ishusho ifite imbaraga igaragaza ubuntu bw'Imana bubabarira abanyabyaha, igaragara hano mu bikorwa bya Mose. Mose ahindukirira abamuneguye, abamuvugaga, arabababarira. Uwiteka yarabahannye, mwibuke baseshe ibibembe, ariko Uwiteka Mose arabababarira, abasabira imbabazi ku Uwiteka. Nshuti muvandimwe, Mose ni rumwe mu ngero nziza kandi nyinshi dushobora gukurikiza kuri iyi si. Ngubwo ubukristo, aho ukugiriye nabi wowe umubabarira ukamuha imbabazi, ikintu kirakomeye. Ese hari uwakugiriye nabi wanze kubabarira? Ni ikosa rikomeye.
mubabarire umubohore naho we yaba atabyumva. Uko niko ubukristo, niyo formularity y'ubukristo, niko ubukristo buteye. Mose rero yari umuyobozi wubahaga Imana, natwe nuko dusabwa kuba. Reka nshuti muvandimwe, iyi ngingo tuyisoreza ahangaha, ubwo dufata ingingo yo kuwa gatanu w'isabato ivuga ngo Mose asabira ishyanga. Mose ntabwo yafataga inshingano ngo yikunde gusa, oya, ahubwo yari umuyobozi mwiza watekerezaga ku bwoko yari ayoboye. Imbaraga nyinshi yazishyiraga mu bwoko yari ayoboye, atekereza icyabuteza imbere, icyabuhesha umugisha. Mu gice cya 32 cyo kubara, umurongo wa 31 na 32, kuko aya magambo ari yatwinjiza muri ingingo, Abagadi n'Abarubeni baramusubiza bati, uko Uwiteka yategetse abagaragu bawe niko tuzabigenza. Tuzambuka dufite intwaro tujye mu gihugu cy'i Kanani, tugiye Uwiteka imbere. Gakondo yacu twahinduye tuzayigumana hakuno ya Yorodani. Aya magambo ni igihe Abarubeni n'Abagadi bashakaga gakondo hakuno ya Yorodani, ariko Mose arababwira ati ngaho rero, Yesu arababwira ati ngaho rero ko tugomba kurwanana aho ntimuri bwisigarire hakuno. Baramubwira bati oya, tuzakora icyo Uwiteka yategetse, tuzamuka turwananira n'ishyanga, natwe abagaragu bawe tuzagaruka hakuno nyuma abandi bamaze kubona gakondo zabo. Haleluya. Inshuro nyinshi Mose yasabiye ubwoko bw'Imana ashize amanga. Mose yatakiye Imana igihe abantu bari bafite inyota, igihe abantu bari bashonje, n'igihe yari yihebye bikomeye. Ibyo bihe byose icyo Mose yakoraga kwari gusenga. Igihe Abisirayeli biremeraga ikigirwamana cy'inyana ya zahabu, nyuma gato y'uko Imana igiranye n'abisezerano, Mose yarabibukije ati, kuko natinyaga uburakari n'ubujinya ugurumana Uwiteka yabarakariye, bigatuma ashaka kubarimbura, maze Uwiteka anyumvira muri icyo gihe nacyo. Igihe abatasi bari bagarutse bavuye mu gihugu cy'isezerano, Mose yarabibukije ati, nuko nikubita imbere y'Uwiteka mara iminsi uko ari 40 n'amajoro 40 nubamye, kuko Uwiteka yaravuze yuko azabarimbura. Igihe Lewi yari atandukanijwe n'indi miryango kugira ngo ajye akora umurimo wo mu buturo bwera, Mose yarabibukije ati, mara kuri uwo musozi iminsi 40 n'amajoro 40 nk'ubwa mbere. Ubwo nabwo Uwiteka aranyumvira, ntiyashaka kubarimbura. Imana yumvise kwinginga kwa Mose ndetse inshuro nyinshi. Dushobora rero kwigira byinshi ku mibereho ya Mose no kubijyanye n'isengesho ndetse no kugushikama ku Mana. Mose yasabiye ishyanga rya Isirayeli inshuro nyinshi. Mose yaratakambye ubwo yahamaraga iminsi 40 n'amajoro 40 ari kuganira n'Imana yinginga atarahindukira. Reba nawe bwagiye kuvugana n'Uwiteka agahindukira agasanga baremye nyana y'izahabu. Mose yari yarashenjaguritse. Dushobora kwigira rero byinshi mu mibereho ya Mose bijyanye n'isengesho ndetse no gushikama ku Mana nta gushidikanya. Mose yarashikamye. Mose yakundaga Imana cyane, kandi iyi ni ishusho igaragaza imico yayo. Imana yabwiye Mose iyo ariyo iti, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Mose yari umuntu ushize amanga kandi w'umwiringirwa igihe yagundiraga Imana mu bihe by'imbaraga no mu bihe by'intege nke. Haleluya. Mose yagundiriye Imana mu bihe by'intege nke no mu bihe by'imbaraga. Nshuti muvandimwe, igihe ugeze mu bihe bikugoye bikubangamiye, icyo ni cyo gihe cyo kugundira Imana. Ndetse no mu rugendo runaniza rwerekeza mu gihugu cy'isezerano, nubwo yarwanaga intambara nkatwe,
Mose yiringiraga ubushobozi bw'Imana, akiringira ko iri kumwe nawe kandi ko ariyo muyobozi mu mibereho ye. Haleluya. Mose nanone yibukije Imana isezerano ryayo, ayisaba gusohoreza ubwoko bw'aya masezerano yayo, kandi yibuka uko Imana ariyo yabayoboye mu bihe byashize. Mose yemeraga ibisubizo Imana yabaga ihaye amasengesho ye, igihe byabaga ari yego cyangwa oya. Nshuti muvandimwe, hari igihe igisubizo cy'Imana kiza ari yego, hari n'igihe igisubizo cy'Imana kiza ari oya. Kugirana n'Imana umushyikirano wa bugufi ntibivuze ko buri gihe tuzajya tubona ibyo dushaka uwo mwanya, oya rwose. Nyamara kandi dukwiriye gusenga ubudacogora, nk'uko twabibwiwe muri Luka igice cya mbere kugeza ku murongo wa 8. Senga Imana ubudacogora. Imana yacu izatubabarira. Imana yacu ni Imana y'ibambe n'imbabazi, ni Imana itinda kurakara, ni Imana igira neza, ni Imana ikunda abayo. Reka rero natwe dukomeze tuyinambeho, nta gushidikanya ibyo yasezeranye izabikora. Ni Imana, ni Imana, ni Imana nta kisimbura. Uwiteka tugirire neza kandi abane natwe, aduha umutima unyurwa, aduha umutima uyikunda, aduha umutima wemera gukuza umushyikirano tugirana nayo, mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye Uwiteka umwungeri w'ubugingo bwacu, uri Imana ikomeye igira neza ikunda kubabarira. Abana bawe turaguhimbaje kubwo kugira neza kwawe, tugushimiye uburinzi bwawe kuri twebwe, tugushimiye ibyo dukorera ku manywa na nijoro. Uhabwa icyubahiro. Reka rero Data mwiza tugushyire mu biganza abadamu batwite, ubagirire neza, ubarindire imbuto wabahaye, ubakomereze mu kiganza cyawe kandi ubahe kugukomeraho. Reka Data tugushyire mu biganza bari mu mazu y'imbohe, aba nabo ubakomeze, ubagirire neza kandi ubahe kukunambaho. Kandi Data mwiza abarengana ubarenganure, kandi abandi nabo Data ubahe kukugarukira, bareke ibyaha bicuze bihane, kuko ari byo bikwiriye. Reka rero Uwiteka umwungeri w'ubugingo bwacu tugushyira mu biganza bari ku bisesero, barembejwe n'umubiri, abantu bagirire neza, bakomeze ukorere mu baganga babitaho, bashe gukira indwara zabo. Katugushyire mu biganza imfubyi n'abapfakazi, ubakomereze mu kiganza cyawe, ubarinde umubi, ubagirire neza. Kandi Mwami mwiza uziba icyuho, abasore n'inkumi bacu turabakweretse, ubakomeze, ubarinde, ubahe gutwarana, ubahe gukomerera kuri wowe. Reka mwungeri w'ubugingo bwacu ubahe gukunda ijambo ryawe, ubahe gukomerera kuri wowe, kandi ubuntu bwawe n'amahoro yawe bikomeze kuzura muri twebwe. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, udukomereze muri wowe, uturinde ubwoba bw'imibereho, ahubwo Data uduhe kwiringira no kumenya yuko ari we Imana ibasha gukora ibyananiranye. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri we bibane natwe uyu munsi twishyize mu biganza